byaba bitangaje iyi ndirimbo ari nk'ubwa mbere uyumvise. Reka mvuge urwo rukundo kuko nirwo rwatumye Urukundo akaba ari indirimbo ya Deudonne Rusagara, akaba ariyo ndirimbo yaririmbye ari wenyine. Nanone byaba bitangaje ubaye utarumvishe iyi ndirimbo ya Kora Hoziyana. Yatsewe n'uyu mugabo Deudonne Rusagara, akaba ari imwe mu ndirimbo z'iyi korali zakunzwe kurusha izindi, aho yegukanye ibihembo bigiye bitandukanye nko kuba iri mu ndirimbo zabo zakunzwe cyane igihe wabaga bari kuyiririmba abaturage bose mu rufaya rw'amashyi no kugaragaza yuko bishimye bidasanzwe, nibyo byabatangaga imbere. Yari umuntu uzi kuririmba neza cyane ariko icyarimwe no kugira umutima mwiza cyane. Rero niba uri mu Rwanda aka kanya ukaba urimo kubona iyi foto icacana ku mbuga zitandukanye, ukaba urimo urayibona iherekejwe n'iri jambo rest in peace, ubusanzwe rijya ku mafoto y'abantu batakiri ku isi, nabwo rwose wibeshye. Uyu nguyu Rusagara yamaze kwitaba Imana, ariko rero ubundi se Rusagara ni muntu ki? Rusagara ni umuririmbyi w'umugabo waririmbye muri Kora Hoziyana, ariko nanone icyarimwe akabifatanya no gukora umuziki we bwite, nubwo atabishyiragamo imbaraga nyinshi cyane, aho icyo yarashyize imbere ari ugukora umurimo w'Imana. Ibi byo gukora umuziki ntabwo ari ibintu yafataga nk'akazi agamije gushakamo amafaranga, niyo mpamvu yakunze kugaragara kenshi cyane aririmba mu makorari, umwami Yesu aza kudupfira, akora ibiganiro byinshi bitandukanye n'ahandi henshi hatandukanye, bikaba byarushijeho kumenyekanisha mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Njyewe nitwaye Dikelodi, ni Big Show TV Rwanda. Ndagira ngo n'ubundi ukomeze udutega amatwi, kuko nyuma y'iki kirango ngiye kugaruka mva imuzi n'imuzingo ibijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo. Yazize iki? Ibi byose ninde ubiri inyuma? Ese ko bavuga yuko hari umugore wamuroze, uyu nguyu niki cyaba cyaratumye amuroga? Bapfaga iki? Ahuriye na Pastor Mutesi? Njyewe nitwaye Dikelodi nko mbikubwiye, ndagaruka mu kanya. Kugira ngo tuze gusobanukirwa byose mu kanya, ndaza guhamagara ku murongo wa telefone Pasiteri Claude Niyonzima. Uyu nguyu akaba ari inshuti ya hafi w'uyu muryango. Uyu nguyu ari buze kudufasha kumenya byose ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo. Hanyuma reka dutangire. Rusagara Deudonne yarushijeho kumenyekana igihe yajyaga mu rukundo n'uyu nguyu Pastor Mutesi, wari uri mu bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yaramenyekanye ahangaha n'abadiaspora barabimenya, ari uko bamenyanye nyuma y'uko bahuriye ku mbuga nkoranyambaga, aho nyine uyu mugore yaramaze kumenyekanira. Izina Rusagara Deudonne ryagarutsweho mu bihe byatambutse, aho uyu nguyu nyine yaririmbaga muri Kora Hoziyana, akunzwe n'abatari bakeya, bamubonaga aririmbira imbere atserera zimwe mu ndirimbo z'iyi korari, bikaza gutuma bamukunda byihariye. Ijwi rye ridasanzwe n'uburanga yari afite n'ubuhanga mu kuririmba, ibi nibyo byatumye akomeza kuguma ku murongo w'imbere, aza gukundwa n'abatari bakeya kuko yari mu bagabo b'abahanga iyi korari yigeze igira. Ntabwo Rusagara Deudonne yari umuririmbyi w'iyi Kora Hoziyana gusa, uyu nguyu yari na dirija, yarayitoje rwose igihe kinini cyane, ayoborera indirimbo zitandukanye, ayandikira indirimbo zitandukanye. Rusagara Deudonne yari nk'ishyiga ry'inyuma muri iyi Kora Hoziyana, akaba yaragiye ahakorera ibikorwa byinshi bitandukanye. Usibye kuba yaranafashaga iyi korari, hari n'izindi korari nyinshi cyane zitandukanye Rusagara Deudonne yagiye afasha, nyinshi zaba zo mu rwego rwa ADPR cyangwa se korari zigenga, yagiye afasha mu buryo bwo gutunganya amajwi bizwi nka audio production. Rusagara Deudonne nyuma y'uko nyine abonye amahirwe yo kujya mu gihugu cyo hanze, yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta Texas, aho yari atuye nyine akora imirimo yamufashaga kubaho. Uyu nguyu Rusagara Deudonne atangira guturayo. Yahereye kuri zeru arakora kugeza ubwo aka kanya yararimo abarirwa mu bantu bafite amafaranga yabo bifashije, aho nk'iyi nkuru yasohotse kuri kino kinyamakuru urimo urareba, yavugaga yuko hari inzu y'umutamenwa agiye kubakira umugore we cyangwa se umukunzi we Pastor Mutesi. Utise kandi ibya Pasiteri Mutesi bijemo bite?
uyu nguyu ntabwo yaragiye kumufasha nka Pastor Mutesi akunda ku ruhimbi arimo abwiriza cyangwa se nk'umukozi w'Imana, ahubwo yari umukunzi we, aho uyu nguyu Rusagara ari umugabo wubatse kandi ufite n'abana. Nyuma rero yo gutandukana n'umugore we, akaba uyu nguyu yari umukunzi wa kabiri, bendaga no kurushinga, aho imiryango yabo yari yaramaze kubimenyeshwa rwose, ubukwe bwiteguye vuba cyane. Ubundi umugabo aratangira araremba akabibwira umugore akumva rwose ari ibintu bisanzwe, akavuga ati isaha n'isaha ushobora gukira. Aho nk'ejo bundi mu minsi ibiri ishize gusa kuri Sevrante, uyu mukunzi wa Pastor Mutesi yamwandikiye ibaruwa y'urukundo irimo aya magambo urimo kureba kuri ekara yawe. Ibi bihe ntabwo byoroshye kuri Pastor Mutesi, ni ibihe bigoye cyane, ntatinya kuvuga yuko kubyicanamo wenyine adafatanyije n'umuryango nyarwanda ngo umube hafi ari ibintu bigoye cyane. Ikiganiro yagiranye na Isimbi TV mu munsi umwe wonyine utambutse, yari arimo ararira amarira menshi cyane, agahinda ku mutima rwose, ubona yuko kano gahinda bigoye yuko kazigera kamuva mu mutima. Gusa Imana akorera, Imana y'abanyarwanda, irya Mana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda, ntigomba gutinda gutaha mu mutima we ngo imuhereze umutuzo n'umutekano, yongere kumva yuko rwose ibyamubayeho Imana iri kumwe nawe kandi izamuhereza undi akamubera umuhoza w'amarira. Natinze reka mpamagare ku murongo wa telefone Claude Niyonzima, Pastor Claude Niyonzima, tugirane ikiganiro kiza gutuma tumenye neza ibi byose uko bitewe, anatumara amatsiko, anakureho ibihuha by'ibirimo kugenda bivugwa. Nitwa Edike Rodi. Nyakubahwa Pastor Claude, ndagusuhuje, ariko rero nanone nguhereza ikaze mbanza no kukwihanganisha kubw'ibihe bitoroshye murimo, ariko ndagira ngo mwihanganye rwose, mugire mutuganirize ku bijyanye n'ibirimo biravugwa, tumenye ukuri kose ko kwakabaye. Umwanya ni uwanyu, tubahaye umwanya. Murakoze cyane. Inkuru y'akababaro ni inkuru idashimishije, ni inkuru ku muryango wa nyakwigendera Rusagara Deudonne, ariko kandi ni inkuru kuri Pastor Mutesi interpretation, ni inkuru mbi ku muryango wa Isimbi TV, kuko ku Isimbi TV ni ahantu Pastor Mutesi yatangarije iby'umukunzi we, ni ahantu ndetse no kuri Giraneza TV, ni inkuru mbi kuri Giraneza TV. Na nkunda gusupa muri rusange, aho ni ahantu Pastor Mutesi yakunze kuvugira kandi atangariza inshuti, abavandimwe, ababwira ko Imana yamuhaye PS y'ubuzima bwe bw'iteka ryose bazabana. Ibyo byose rero abantu bagiye babikurikirana, ariko kandi havuzwe byinshi kuri Mutesi, havuzwe byinshi kuri Rusagara. Nyuma yaho havugwa byinshi byiza kuri Rusagara, havugwa byinshi byiza kuri Pastor Mutesi. Ibyo byose rero tugenda tubyumva, tunabyakira. Iby'amatwi y'abantu yumvise n'ibyo amaso yabonye ni ibintu byari bitandukanye. Uragira uti rero iyi nkuru wayumvise ute ukimara kuyumva? Ni iki gishya wumvisemo? Igishya naba numvisemo ni kuvuga ngo igishya numvisemo uko yapfuye. Icyo gishya numvise inkuru yo ya Kimomo, ko twari tuzi ko Pastor Mutesi yaravuze ati mfite umugabo, nambaye impeta, impeta nambitswe n'umugabo, ntabwo nakambara impeta atari impeta y'umugabo. Ni amagambo yatangarije kuri Giraneza TV. Urumva rero kandi uyu munsi wa none iyo winjiye mu rugo rwa Rusagara already, ntabwo ari kwa Pastor Mutesi, ni kwa Rusagara. Uko urumva iyo umugabo ari umenya byose, niwe nyir'urugo, ni ifoto imanitse muri salo. Niyo umugabo apfuye hahora hitwa kwa kanaka. Rubangura yarapfuye, ariko abantu baravuga ngo ndaviramo kwa Rubangura, ndaviramo kuri etage kwa Makuza mu mujyi. Urumva rero hapfa izina, ariko ntabwo hapfa umuntu, ntabwo hapfa izina. Hanyuma Pastor, ni ukuvuga ngo abantu barimo baribaza ngo ni iki cyateye urupfu rwa Deudonne, ese Rusagara ni iki cyamuhitanye? Nicyo nifuza yuko watubwiraho. Muri aka kanya murabona uko isaha ivaho niko update ziboneka. Ninjoro twumvaga ko yaguye mu bitaro byo muri Amerika, Texas, ko yavuye mu rugo ajya mu kazi. Nyuma yaho akumva biranze, afata imodoka ajya kwa muganga,
aho ngo yagerageje kuvugana n'umukunzi we ariwe Pastor Mutesi Production amubwira ko agiye kwa muganga. Nyuma ngo aramubwira ngo mukunzi wanjye umeze ute? Aramubwira ngo simeze neza, ngiye gupfa, uzasigare amahoro. Iyo na update yindi ibonetse muri iki gitondo. Ariko kandi abantu bamwe bati yaba yazize amarozi, bamwe bati hari umudamu muri Amerika, izina ntabwo turitangaje, ariko update uko zirushaho kuza turaza kubivuga. Ubwo abamuzi baraza kutubwira ko bamuzi muri update iza gukurikira. Hanyuma abandi bati ashobora kuba yararwaye hypertension no gukora akazi kenshi ko mu biriya bihugu, kutaruhuka, ibintu nk'ibyo benshi niko bavuga mu buryo butandukanye. Ariko kandi twese ntawuzi ngo yazize iki. Buriya umuntu mutararana, umuntu mutirirwana, umuntu mutagendana, mutari bukumwe bugufi, ushobora kumenya icyo abarwaye. So urumva rero, ariko uko amasaha agenda atambuka update amasaha niko tugenda turushaho kumenya, kuko nk'ubu urumva umugore wa Rusagara mukuru ntabwo aravuga, kandi Rusagara ngo yarafite n'abana bamwe banakuze ntibaravuga. Urumva rero famille ya Rusagara ntabwo iravuga. Urumva rero na Pastor Mutesi kugeza ubu ntaravuga. Icyakoze Mutesi nijoro naramuhamagaye ndamubwira nti mwihangane, ati urakoze Pastor Claude, ati tuzavugana ejo, ati na ejo. So urumva rero kugeza ubu ntabwo dufite ngo twavuga iki, twabwiwe na kanaka. Icyo tuzi cyo ni kimwe, Mutesi rest in peace niyo yashyize kuri profile yiwe, aravuga ngo rest in peace Rusagara, ashyiraho imitima igeze kuri 2 cyangwa se 3 niba byibuka neza. Oyesongwe Pastor Claude Niyonzima akaba nyine atubwiye uko ibintu bimeze igihe bari buze kuvugira abagize umuryango we, cyangwa se na raporo buze guturuka kwa muganga n'ibindi byinshi bitandukanye. Nibyo turi buze gukomeza kugenda tubakurikiranira. Njyewe nitwa Dike Ludi, iyi ni Big Show TV Rwanda. Izere ko utagiye kujya kure, ahubwo ugiye gukora subscribe kugira ngo n'izindi nkuru zose dukora zize guhita zikugeraho byihuse. Ciao ciao.